Ni umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bw'ibirometero 400 kugeza ku birometero 571. Ni umuhanda wa gari ya moshi uzava muri Tanzania ukagera mu gihugu cy'u Rwanda hano i Kigali, bawita Standard Gauge Isaka to Kigali. Byinshi kuri uwo mushinga nibyo tugiye kuza kwibandaho. Benshi babonye uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye muri Tanzania, ariko ntibamenya byinshi bikubiye muri uru ruzinduko. Kimwe mu bikubiyemo ni kongera imbaraga ndetse n'ubushake mu iboka ry'umuhanda wa gari ya moshi Isaka Kigali, uzava muri Dar es Salaam ukagera hano i Kigali mu Rwanda. Byinshi kuri uwo mushinga watangiye ryari, wubatswe ryari, ni umushinga ugeze ku ruhe rwego, nubuhe bwoko bw'izi gari ya moshi, nubuhe bwoko bw'imihanda ya gari ya moshi izifashishwa muri uyu mushinga wa Isaka to Kigali. Byinshi kuri byo rero nibyo tugiye kuza kwibandaho muri iki kiganiro cyacu kirambuye. Ariko nanone niba ari ubwa mbere uri wisanze kuri uyu mero mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Reka mbwire ngo ikaze. Umushinga wa gari ya moshi Isaka Kigali bayita CGR cyangwa se Standard Gauge watangiye kuvugwa cyane cyane mu mwaka 2018. Rero ukaba umushinga w'ibihugu byombi, aba Tanzania ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ni umushinga ukomeye cyane, ni umushinga ufite ubukana bukomeye cyane, uzava Tanzania ukagera i Kigali hano mu Rwanda. Akaba ari umushinga uzahuza Isaka, Dar es Salaam ndetse na Kigali. Ni uruzinduko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye muri Tanzania, rwabaye ku wa 3 Gicurasi 2026. Ni uruzinduko rw'umunsi umwe Dar es Salaam. Akaba yarakiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan mu nteko rero ya leta State House. Bahuriye mu biganiro byihariye nka tete inyuma bakora ibiganiro rusange ndetse n'abaminisitiri b'ibihugu byombi, bikurikirwa n'ibiganiro n'abanyamakuru. Mu kiganiro by'umwihariko muri bihugu byombi baganiriye ku bucuruzi, ingufu z'ubwikorezi cyangwa se logistic, imishinga y'ibikorwa remezo, infrastructure, umutekano, ufatanye mu by'akarere cyangwa se Afrika yunze ubumwe y'Iburasirazuba, ndetse banaganiriye no gufatanya mu bikorwa cyane cyane ku bucuruzi n'ubwikorezi bwo guhuza u Rwanda n'isoko ry'isi yose muri rusange byagombaga gutangira. Ibyo byose byagarukanye umushinga ukomeye cyane watangiye mu mwaka wa 2018. Ni umushinga wa Isaka Kigali Standard Gauge. Akaba ari kimwe mu biganiro rero by'ingenzi byajyanye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri uru ruzinduko, nk'uko byagaragajwe n'impande zombi, haba ku mushinga wa gari ya moshi Standard Gauge uzahuza Isaka muri Shiyanga ukava muri Tanzania ukagera i Kigali mu Rwanda. Akaba ari ingenzi mu guhuza u Rwanda n'icyambu cya Dar es Salaam mu nyanja y'Abahinde. Ni umuhanda ufite uburebure nibura bwa kilometero zirenga 400 kugeza kuri kilometero 571. Akaba ufite ibipimo bigiye bitandukanye ugereranyije n'umushinga wo mu Rwanda. Uva Isaka ICD container depot, ahabikwa ibicuruzwa ndetse na depot y'ibindi byose biba byazanywe mu nyanja y'Abahinde kugira ngo bibe byakwirakwizwa mu bihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba. Byumvikane ko uyu ari umushinga mwiza uzorohereza kuvana ibicuruzwa Isaka ubigeza hano i Kigali mu Rwanda mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ni umushinga nibura nurangira ugatangira gukoreshwa uzagabanya 40% y'ibicuruzwa cyangwa se agaciro runaka kari kuri 40% k'igiciro runaka ugereranyije n'igiciro cy'uyu munsi. Ni umuhanda wa gari ya moshi uzanyura ku Rusumo ku mupaka w'u Rwanda ukagenda ukagera i Kigali. Akaba ari ingenzi mu guhuza imishinga ya CGR cyangwa se ya Tanzania ndetse n'ibindi bice. Ni intego ifite umushinga ukomeye cyane ku bijyanye n'ubwikorezi, korohereza ubucuruzi haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzania ndetse n'ibindi bihugu biri muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange, harimo u Burundi ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Rero ukabihuza n'iki cyambu cya Dar es Salaam, bigafasha nibura hafi 70% y'ibicuruzwa byo mu Rwanda mu kunyura mu mazi ku buryo bworoshye kandi bwizewe. Abantu benshi bagakomeza kwibaza, ese uyu muhanda wa gari ya moshi ni nk'utubona muri filime, ku mavideo cyangwa se ku bihugu by'i Burayi cyangwa se hanze mu bihugu byateye imbere bifite imihanda ya gari ya moshi?
ibyo ngibyo ni kubijyanye n'iyubako ryawo cyangwa se imikorere y'imihanda cyangwa se imikorere ya gari ya moshi zizifashishwa mu ngendo kuva Isaka ugera i Kigali. Ni umuhanda rero nk'uko twahoze tubabwira, umushinga wa standard gauge uzaba nibura harimo 10435 milimita, ifite gahunda yo gukoresha amashanyarazi, akaba ari ubwoko bugezweho kandi bwihuse bw'ikiragano gishya bwa gari ya moshi izaba yifashisha amashanyarazi cyangwa se electrified, nibura uzakoresha kilovolte 25 kugeza kuri kilovolte 50 bakoresheje umuriro wisubira wa AC cyangwa se overhead catenary kugira ngo ikore vuba kandi neza. Ni uwuhe mushinga, na yahe mafaranga yashowe muri uyu mushinga, cyangwa se ni igiciro runaka kihe cyabaye gishowe muri umushinga kugira ngo ube wagera ku musozo wawo? Amakuru ahari nuko igiciro cya hafi ya miliyari ndetse n'ibihumbi 500 by'amadolari ya Amerika ari byo byifashishijwe kugira ngo uyu mushinga ube wagera ku musozo wayo, haba kuri Tanzania igomba gutanga n'ubundi ibingana na miliyoni 1,300,000 by'amadolari ya Amerika, ndetse u Rwanda narwo rwagombaga gutanga miliyoni 1 ndetse n'200,000 by'amadolari ya Amerika byongera. Muri 2026 hari amakuru y'uko Standard Charter yafashe miliyari zirenga 2,330 mu kwishyura imirimo y'ingenzi, akaba ari umuterankunga ukomeye cyane w'uyu mushinga. Ese imirimo igeze he? Ese byitegurwa inyubako cyangwa se kubaka ibikorwa remezo bizajyanana n'uyu mushinga bigeze hehe? Mu Rwanda hamaze ndetse kandi harangiye cyitwa feasibility study cyangwa se kwiga no kwanaliza ibice runaka hazashyirwamo ibyo bikorwa remezo, ndetse no kwiga ku bice runaka kugira ngo habe byatanga umusaruro runaka, nibijya kubakwa hazubakwe mu buryo bugenwe kandi bwizewe hagamije gutangira imirimo vuba. Tugiye muri uyu mwaka 2026 tugezemo, ese ibikorwa bigeze hehe? Ese nihe byatangiye, bigeze ku ruhe rwego? Rero muri uyu mwaka akaba ari nacyo cyagurukije Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Samia Suluhu ku buryo biyemeza mu biganiro bagiranye gukomeza uyu mushinga, kongeramo imbaraga, kongera kuzamuramo ikibati mu rwego rwo kugira ngo boroshye ibikorwa by'ubwikorezi, haba bakoreshejwe izi gari ya moshi ndetse n'imihanda yazo mu rwego rwo gutwara abantu ndetse n'ibintu. Akaba ari kimwe mu biganiro byamaze gushyirwaho akadomo, bitanze imyanzuro yizewe yo gukomeza gushyira imbaraga mu mirimo y'iyi gari ya moshi. Bimwe mu byo abantu bakomeje kugenda bibaza ngo ni umushinga umeze ute, nibura ni umushinga watangiye ryari, bamwe batabizi, ariko uyu mushinga ni umushinga gari ya moshi Isaka Kigali rero cyangwa se standard gauge watangiye kuvugwa cyane mu mwaka 2018. Ni umushinga wari ugizwemo uruhare n'ibihugu byombi, haba u Rwanda ndetse na Tanzania. Ni umushinga ugombaga guhuza Isaka muri Shinyanga Tanzania ukagera i Kigali, akaba ari ingenzi mu guhuza u Rwanda n'icyambu cya Dar es Salaam. Ni umuhanda uvugwa nibura ko nk'uko nabikubwiye ufite ibirometero 400 kugeza kuri 571 kuva muri Isaka ugera hano i Kigali mu Rwanda, ukaba uzanyura ku mupaka w'u Rwanda wa Rusumo ugakomeza ugera i Kigali. Ese amasezerano yo kugira ngo uyu mushinga utangire yaba yarasinywe ryahari? Ni bande baba baragizemo uruhare rukomeye kugira ngo uyu mushinga runaka ube ugeze ahangaha? Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero na Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania bahuriye mu biganiro by'ibanze rero mu mwaka 2018 hari kuri tariki 14 Mutarama 2018 kuko nabikubwiye. Bahuriye Dar es Salaam bemera gukora uyu mushinga hamwe no gushaka amafaranga azakoreshwa muri uyu mushinga. Minisiteri rero y'ubwikorezi, haba ku gice cy'u Rwanda haba ku gice cya Tanzania, nko ku gice cy'u Rwanda James Musoni yarahari ari kumwe na Prof Makame rero Mbarawa, basinye amasezerano y'uyu mushinga cyitwa MAWO cyangwa MOU cyangwa se agreement muri 2018 hari muri Werurwe, ndetse no mu bindi biganiro byakurikiyeho nk'ibyabahuje mu kwiga haba kuri design, uburyo izi station zizaba zubatse, uburyo izi gari ya moshi zizaba zubatse, uburyo iyi mihanda izaba yubatse. Ariko narone
bize no kukitwa electrification, uburyo izi gari ya moshi zizagenda cyangwa se zizakora ingendo zazo. Hari izikoresha mazutu, ariko kubijyanye n'ingamba z'u Rwanda zo kurinda ibidukikije ndetse no kurwanya ihumanya ry'ikirere n'umwuka abantu bahumeka, hari hamaze kwemezwa ko bazifashisha muri amashanyarazi, ari byo bita electrification. Byari byamaze no gusinywa amasezerano, ndetse kandi hari icyasinywe cyitwa communication cyangwa se uburyo buhamye bwo gushyiraho ihererekanya makuru cyangwa se itumanaho haba kuri izi ngendo za gari ya moshi ndetse no ku masitasiyo agiye atandukanye. Icyo gihe hagati y'ibihugu byombi byashyizeho komite cyangwa se akanama gashinzwe kugenzura iterambere n'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Rero y'uyu mushinga w'umwaka wa 2018 yari yamaze gutorwa ndetse yatangiye gushyirwamo uruhare. Rero hakaba hari n'ibigo bigiye bitandukanye byagiye bitanga inkunga. Hari FDB, hari ubwo ni World Bank. Rero banki y'isi yagaragaje ubushake bwayo bw'uko yatanga inkunga muri uyu mushinga, ndetse kandi hari na banki ikomeye cyane ku isi, ariko nanone n'abitwa Standard Chartered batanze arenga miliyari 1,330 mu rwego rwo kugira ngo batange inkunga kuri uyu mushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa muri iyi Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se muri East African Community muri Central Corridor. Rero hakaba byarashyizwe mu bikorwa nyuma y'aba baterankunga binageze ku mubare mwiza turi buze kubona. Akandi kantu rero abantu benshi bagakomeza kwibaza ngo ibyakozwe bigeze kuri kangahe kwijana, hamaze gukorwa iki ku mpande zombi ko tutarabona i Kigali hatangirwa kubakwa, cyangwa se ko nta yandi makuru yizewe twaheruka kubona y'ibijyanye n'uyu muhanda. Ibyamaze gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda, ku Rwanda kugeza ubu ngubu rwamaze gukora inyigo cyangwa se feasibility study, bamaze gukora design n'ibindi by'ibanze bya mbere mwaka wa 2018, akaba aribwo byarangiye ubwabyo. Rero nubwo byakomeje kugenda bivugururwa aho gatoya mwaka wa 2018 ngo iyi gari ya moshi ihindurwe ikoreshe amashanyarazi cyangwa se electrified, noneho yo ku rwego rukomeye cyane kubera ko azakoresha amashanyarazi yisubira cyangwa se AC ahwanye na kilovolt 25. Ushobora kwibaza none ngo ku ruhande rwa Tanzania hakozwe iki kuva Isaka ugera Rusumo? Tanzania yaba yarakoze iki ubwayo? Rero akaba ari ibirometero birenga 371 kuva Isaka ugera ku Rusumo. Ni igice cy'ingenzi cya Tanzania kizi uyu mushinga wa CGR cyari nibura kugomba gutwara arenga miliyoni 942 z'amadolari ya Amerika. Hari iterambere rero mu bindi bice bya Tanzania CGR cyangwa se Dar es Salaam, ariko icy'umupaka gikomeje gutegurwa haba mu bijyanye n'amafaranga runaka cyangwa se cyitwa financing mu rwego rwo kugira ngo akusanywe nacyo kibe cyatangira gukoreshwa muri uyu mushinga CGR. Ariko nanone Isaka tu Kigali nubwo hari n'ibindi bice byamaze kuba byakorwa haba muri Tanzania byerekeza hano ku Rusumo, ariko hari imishinga itarakorwa, hari ibishinga itarabonerwa amafaranga, ariko nayo iri ku rwego rwiza cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda ushobora kwibaza ngo Rusumo tu Kigali cyangwa se kuva ku mupaka w'u Rwanda Rusumo ugera i Kigali hakozwe iki, hamaze gukorwa iki, bigeze kuri kangahe kwijana? Nibyo hano ndi hano ngo nkubwire. Kuva ku Rusumo ugera i Kigali ni ibirometero 150 kugera ku birometero 200, hakaba ari igiciro cyarenga miliyoni 847 u Rwanda rwashoboraga kwifashisha kugira ngo rukore uyu mushinga uva Rusumo ugera i Kigali. Ni umushinga rero ugomba gutwara aya ngaya arenga miliyoni 847 cyangwa se arenga miliyari 1 y'amadolari ya Amerika n'ibihumbi 300. Rero hakaba haramaze gukorwa inyigo ndetse no gukora design ikaba byarangiye, hakaba hari mwitegurwa ry'imyanya ya mbere kugira ngo hatangirwa imirimo cyangwa se kubaka byari bigiye gutangira mu mwaka wa 2024, ariko nanone amakuru yizewe hari nuko bigomba kuzarangira mu mwaka wa 2028. Ni ibintu bibura imyaka 2. No kwibaza niba bizaba byarangiye cyangwa umushinga uzaba wakongererwa igihe kugeza mu mwaka wa 2028 niba uzaba warangiye. Aho bigeze ubu ngubu haba ku baterankunga cyangwa se amafaranga runaka ari kugira ngo uyu mushinga
ube warangiza. Kugeza ubu ngubu rero ibintu biracyari byiza cyane kubera ko abaterankunga bamaze kuboneka b'uyu mushinga. Ni umushinga umaze kubona abaterankunga bagiye batandukanye nk'abitwa Standard Chartered twababwiye n'abandi batangiye gutanga ndetse no gushyira inkunga yabo mu iterambere ry'imirimo ndetse no gutegura no gushaka amafaranga kugira ngo hatangirwa ibikorwa byo gutangira imirimo y'ibanze igomba gutangira nibura ikaba yatangiye kurangira mwaka 2028. Rero akaba ari ubwoko bw'imishinga myiza cyane uzaterwa n'inkunga byoroshye. Ariko nanone abantu bagakomeza kwibaza ngo uyu mushinga wa gari ya moshi, uyu muhanda wa gari ya moshi ni umuhanda uzaba umeze ute, ni umuhanda uzaba ungana gute? Twabibabwiye. Ariko se ni umuhanda uzajyamo gari ya moshi zo mu buhe bwoko? Ni izitwara abantu cyangwa se ni gari ya moshi zitwara imizigo cyangwa se ni gari ya moshi zizakoreshwa zitwara abantu n'imizigo icyarimwe? Hari bizwi nka dual purpose, izajya ikoresha imizigo cyangwa se freight ndetse na karigo no ku bantu. Ubwo urumva ni izizajya zitwara abantu n'imizigo icyarimwe. Cyane cyane akaba iyi ngiyi ari ingenzi mu kugabanya igiciro cy'ubwikorezi n'ubucuruzi haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania muri rusange. Ariko nanone ibintu byoroshye cyane. Ariko nanone hakaba hari n'izizajya zitwara twakwita nka passenger, zitwara abagenzi gusa. Hari n'izitwa rero karigo zizajya zitwara imizigo gusa. Izizajya imizigo gusa birumvikana ko zizajya zikora ku cyambu cya Dar es Salaam zikagenda zikayigeza i Kigali mu Rwanda. Ariko nanone ni ibintu by'ingenzi cyane binatanga amahirwe ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko ni ibintu bigaragaza ko imizigo nizajya igera i Kigali mu Rwanda izajya igabanukaho 40% by'igiciro cyari gisanzwe yakoreshejwe ubwikorezi bw'imodoka ndetse yakoreshejwe ubwikorezi bukenera essence. Akaba ari ingamba zikomeye cyane zo kurwanya igiciro kiri hejuru ku bicuruzwa runaka biva mu nyanja y'Abahinde. Nanone abantu benshi bakibaza uyu mushinga uzakora ku ruhe rwego se cyangwa uzakora gute? Ni gari ya moshi zizagenda gute? Ni gari ya moshi zifite umuvuduko ungana ute? Ni gari ya moshi zifite ubushobozi bumeze gute? Ni gari ya moshi nk'uko twabibabwiye nibura zikoresha ibirometero 120 cyangwa se ibirometero 120 kugera ku kilometero 160 mu isaha. Ni umuvuduko udasanzwe cyane, hafi uw'indege. Nibura imodoka yihuta cyane mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu tundi turere mu mihanda itama abantu benshi itarimo n'amakorosi hagendera ku muvuduko wa kilometero 70 cyangwa se 80 ku isaha. Ariko nanone ahangaha ubigeranyije na gari ya moshi, ni gari ya moshi yihuta ku rwego ruhambaye kandi rufite umutekano uhagije. Abantu benshi bakibaza ngo zizubakwa he cyangwa se station runaka abantu bazajya bategeramo, bazajya bakinira kujya muri Tanzania, Isaka cyangwa se mu bindi bice, haba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo se cyangwa mu Burundi. Ni umushinga uzubakwa gute mu Rwanda? Station runaka cyangwa se ahategerwa izi gari ya moshi cyangwa se ahapakirirwa imizigo ni he runaka, cyangwa se bizubakwa hehe? Mu gihugu cya Tanzania aho umushinga uzatangira already hamaze kubakwa cyane kubera ko hari n'imishinga ya gari ya moshi n'ubundi akaba hazakoreshwa n'ubundi ahitwa Inland Container Depot cyangwa se ICD. Ni rero ahangaha akaba ariho habikwa imizigo iva mu nyanja cyangwa se iva ku cyambu cya Dar es Salaam ikerekezwa mu bindi bice yakoreshejwe gari ya moshi. Rero akaba ari nacyo gice cy'ingenzi cyane kizifashishwa mu kuvana imizigo muri Tanzania igera mu Rwanda. Akaba rero hari ahitwa ku Rusumo mu gihugu cy'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Tanzania hazifashishwa mu gushyirwa station yisanzwe, station cyangwa se yo mu hagati atari station generale izashyirwa ku mupaka mu rwego rwo korohereza abari ku Rusumo n'abandi bari Tanzania mu bice byegereye ku Rusumo mu rwego rwo kugira ngo babone uko bakora ingendo kandi zoroshye. Akaba rero ku gice cy'u Rwanda abantu benshi bafite amatsiko, ese igice cy'u Rwanda kizajya hehe? Ni hazashyirwa station? Ese ni Nyabugogo cyangwa se mu bindi bice? Ariko ndi hano ngo nkumare amatsiko. Rero akaba hari za station zigiye zitandukanye kugeza ubu ngubu. Igihari nuko kubijyanye na gari ya moshi zitwara abantu cyangwa se
passenger terminal ikazubakwa ahitwa Indera, akaba ari ibirometero 20.5 mu burasirazuba bwa Kigali. Rero akaba ariho hazashyirwa station y'aho abantu bazajya bategera Indera rero muri Kigali, akaba ariho hazashyirwa iyi station itwara yo gutigiramo kw'abantu. Ariko nanone hakaba n'ikitwa Cargo terminal. Tuvuye kuri passenger terminal aho abantu cyangwa se abagenzi bazajya bategera, ariko nanone harahitwa Cargo terminal cyangwa se azajya hapakirwa imizigo cyangwa se azajya hadeporezwa imizigo. Bikaba bizubakwa rero i Masaka muri kilometero 17 mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Kigali. Rero kazaba hari n'izindi station nyinshi zigiye zitandukanye mu nzira zo guhagariraho cyangwa se abantu bashobora kuviramo nk'amarite cyangwa se ibyapa cyangwa se byitwa mu rurimi rw'icyongereza intermediate, ariko iz'ingenzi akaba ari izingizi. Rero hari n'amakuru yizewe ko uyu muhanda wa gari ya moshi uzagurwa ukavanwa i Kigali ukagezwa ku kibuga cy'indege cya Bugesera cyangwa se kuri Bugesera International Airport. Rero uyu mushinga ukaba uzatuma ibintu byihuta, ibicuruzwa bigabanya agaciro, ndetse bamwe bakazishimira ibingibi nubwo benshi batamenye uyu mushinga ufitiye intego. Uyu mushinga ushaka kuzakora iki? Uyu mushinga ushyirwamo imbaraga zingana iki? Uyu mushinga ugeze ku ruhe rwego utegurwa rero mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko nanone hakaba n'ibindi byamaze kuganirwaho ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagiraga uruzinduko rukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, mugana na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, aho baganiriye ku bintu bigiye bitandukanye mu gukora impediment rero cyangwa se mu bucuruzi, ubufatanye mu ngufu, umutekano n'ibindi bikorwa remezo. Ari n'abacuruzi rero bo mu Rwanda PSF babonwa nk'intego zikomeye cyane mu kohereza imirimo yabo muri Tanzania, ndetse hakaba hari imibare runaka igaragaza ko abo muri Tanzania bo bahanze imirimo igiye itandukanye mu Rwanda. Nyemerera uyu mushinga cyangwa se amakuru yizewe kuri uyu mushinga nyisoreza ngaha. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe